Y a pas de voile au volet de mes frères, y a pas de pâle autour de mes doigts, ni cathédrale cacher mes prières, juste un peu d'or autour de ma voix. Bravo! Murakoze cyane. Akakanzu keza cyane ubwa mbere mubonye yambaye ikanzu. Burya ngira amakanzu menshi rero. Ahubwo nuko dukunze guhurira nko mu ma event yo kumanywa nk'igihe wenda ntafite imodoka ndi butege moto nambara ipantaro urabona ko tuba turi kuri tera umuntu yiruka ntabwo wabona uko wambara ikanzu ariko burya amakanzu ndayakira. Murakoze. Jene izina rizwi. Yego. Jene Uwimana ni izina rizwi mu matwi y'Abanyarwanda kubera impamvu zitandukanye. Jene n'amakuru, Jene n'amazi wa karaoke. Yego. Kuri izina ryawe abakuru n'abato barizi. Umva kugiye kera. Numva binejeje cyane ko batarizi nabi kandi ko mu buryo abenshi barizimo usanga hari nk'impinduka ryagiye rizana ku buzima bwabo nkeka ko ari nziza. Numva rero ari ikintu mba nishimiye. Nk'umuntu noneho ukumvise bwa mbere wamubwira ko Jene Uwimana ninde ni muntu? Jene Uwimana ni umubyeyi mfite umwana w'umukobwa hanyuma imyuga yanjye ndi umunyamakurukazi nkaba ni umunyamakuru wa radiyo wa Kiss FM nkaba mfite n'igitangazamakuru cyanjye nkaba ndi n'umuririmbyikazi ndirimba ibyitwa karaoke ariko navuga ko ndi na rwiyemezamirimo kuko nyine hari nk'igihe biba byakomeye ngakora n'utundi tuntu hirya no hino twamfasha kugira icyo ninjiza. Itangazamakuru na karaoke ibintu ubihuza ute? Ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu bihura kuko byombi bikorwa mu buryo bwo kubwira abantu benshi navuga bw'imbwirwaruhame kuko itangazamakuru imyaka yose narikoze akenshi nakoraga mu masaha ya kumanywa hanyuma rero karaoke ni ibitaramo nkora kandi mbikora kenshi mu masaha ya nimugoroba ubwo rero inshuro nyinshi byabaga bisa naho byunganirana ngakora kimwe ndangije ikindi. Mu itangazamakuru ninjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2006 numva ko mazemo imyaka 16 hanyuma mu gukora karaoke nabitangiye nabyo by'umwuga mu mwaka w'ibihumbi 2008 numva ko mbimazemo imyaka 11. Gukora karaoke rero navuga ko ntabwo ari njye byaturutseho mu by'ukuri byaturutse ku bandi bantu byaturutse ku muntu umwe njya nkunda kuvuga izina rye akambwira ngo wenda mba nabikabije ariko niko kuri ni umugabo twakoranaga kuri radiyo disi witwa Virgile niwe wakundaga kunyumva ndi nko gutegura ibiganiro ndi gutegura amakuru ugasanga mu bintu byose ndi gukora mba ndi kuririmba ariko yari yarambonye no mu bitaramo bisanzwe bitari ibyo gukora buri munsi bitari ntavuga ko ari iby'umwuga akambwira atari ko ufite impano yo kuririmba hari n'indirimbo ebyiri nari narakoze ariko ari nko kwikinira ntumva ko ari ibintu byaba umwuga ati ko ufite impano yo kuririmba ati wazagiye uririmba ibintu byitwa karaoke ntuti ibyo bintu bimera gute bikorwa gute ko ntabyo nzi nabiririmba he gute arambwira ati mu bihugu byo hanze ati abantu bafite impano yo kuririmba barakize ati ntabwo ari ngombwa yuko waba umuhanzikazi ati ushobora kujya wenterpreta indirimbo cyane cyane mu tubari mu mahoteli no mu birori bitandukanye ati ibyo bintu abantu barabikunda ntabwo ari ngombwa yuko buri gihe babona ba nyiri indirimbo ngo baba aribo baza kuziririmba
nuko ni nawe wabinyigishije anzanira ama-DVD yarariho indirimbo za karaoke ndareba numva ni ibintu nakora byoroshye kuko igituma biba byoroshye ntabwo bisaba kuba ufite bande abantu benshi bagucurangira indirimbo ziba zihari zisanzwe zicuranze umuntu agafata mikoro gusa akaririmba nicyo kiba kiburamo biranyorohera rero biba n'amahire kuko nawe yari afite akabari ahitamo akazi ahitwa Pasadena Ikikondo ntangira gukorerayo kuririmbirayo nyuma hakaba n'abandi bantu bagiye bahambona hirya no hino bakajya bampamagara bati siko twabonye ari ibintu byiza natwe wazaje ukadukorera nuko nagiye rero mbikora muri iyi myaka yose nkajya mpindura mva hamwe njya ahandi kuko utubari hari igihe tugerwaho hakasagera igihe ugasanga twasubiye inyuma hakaba hadutse ahandi nuko kugeza ubu nuko mbigenza. Abantu benshi jene ndavuga abajijutse cyangwa se abakubonye uririmba uvuga jene akavuga ngo jene simuzi izi mwamikazi wa karaoke akantu k'umwamikazi kaje urebye mu myaka ya 2012 2013 kubera ko hari nibwo abana benshi batangiye kwinjira muri uyu mwuga baririmba benshi muri bo nabo nari narigishije noneho ugasanga hirya no hino nyine abantu bavuga yuko baririmba bakora ariko wagenda ugasanga nubwo binjiye mu mwuga ariko ni kwa kundi umuntu aba agerageza atabifitemo impano cyangwa ubona atabifata nk'umwuga we noneho uko ngenda ntanga ama interview ku maradiyo mu bitangazamakuru bitandukanye bakambaza batari ko se kufite impano nyine yo kuririmba wabaye n'umuhanzikazi bakakwandikira indirimbo cyangwa se ukaziyandikira niba ubishoboye ukajya muri studio ugakora indirimbo mbasobanurira ko ari umwuga mwiza nahisemo ko ntafite gahunda yo guhindura ngo mbe najya gukora iyo muziki yo muri studio cyangwa kugira kandi kazi ahubwo ko inzozi zanjye ari uko n'abandi batazi karaoke icyo ari cyo babimenya niba harimo abo bana bafite impano nabo nkagerageza kubatoza ku buryo bazamuka nabo bakabigira umwuga muri make bimeze nk'aho ari nk'impinduramatwara narinzanye yo kugira ngo benshi babimenye banabikunde kuko mu Rwanda hari amahoteli menshi utubari twinshi usanga rero abantu bahasohokeye akenshi iyo badasanze hari nka bandi icuranga bya bindi biti bisope ugasanga haracecetse ntabwo abantu banezerewe kandi burya umuziki mu bintu byose urakora yewe nubwo byaba ari ibihe by'akababaro haba hagomba kuba hari umuziki ubwo rero ari karaoke ari bisope byose biba ari ibintu byunganirana nuko natangije iyo mpinduramatwara yo kugira ngo abantu bagende babimenya banabyumva bumva ko ari n'umwuga kuko bumvaga hari ababisuzugura cyane bumva ko ari ibintu umuntu atakora ngo bibe byanamutunga. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo uzi ko jene y'umu-ADPR ntabwo byaba ari byo ntabwo navuga ko nari umu-ADPR kuko ntabwo nigeze mbatizwa muri ADPR ahubwo nuko umubyeyi wanjye mama wanjye yari umu-ADPR navutse rero mbona nyine mama ajya gusenga anjyana no muri korale y'abana ndaririmba ugeze hariya mu Nyakabanda wasanga mu ikaye iyo bandikamo indirimbo sinzi niba bakifite bagiraga registre umuntu wahimbye indirimbo akandika agashyiraho izina rye ko ayitanze najyaga mbahimbira indirimbo ariko ntago ibintu by'iyobokamana nkunze kubyinjiramo cyane kuko uko nagiye nkurange ndansobanukirwa nasanze ko kubyinjiramo cyane bishobora gutuma imibereho isanzwe itagenda neza ngenda mbigabanya gahoro gahoro ahubwo naje kujya mu idini ya Adventiste ndanabatizwa ariko navuga ko ahanini nagiyemo kubera ishuri nigagamo n'umuryango wo kwa papa no kuba rero narashakaga kugira ubumenyi bwisumbuyeho mu bijyanye no kuririmba kubera ko naho narimbye muri korali igihe kinini kandi nabonaga byo bimfasha cyane kuko barantozaga rwose ndabashimira ariko nyine imibereho ijyanye n'iby'iyobokamana cyane nabonye iri kumbangamira ndabyihorera
ariko ntabwo rero nkunda yuko umuntu ashyiraho nk'indangamuntu yo kuvuga ngo mbarizwa muri iri dini. ikibazo kibajije igice uwo muntu yambwiraga ko uririmba wabyigiye muri ADPR. Oya, nabyigiye muri Adventiste. Muri ADPR naririmbyemo mbere n'ibyo kubera ko ari impano nari mfite, ariko ntabwo navuga ko naririmbaga kinyamwuga. Ngeze muri Adventiste nibwo nabonye abo bita ba dirigeant b'abanyamwuga pe bakwigisha kuririmba mu buryo bwisumbuyeho, kandi noneho nigaga no mu mashuri yisumbuye nkabona n'andi masomo y'umuziki asanzwe bikagenda byunganirana. Navuga ko rero kuririmba mu by'ukuri nabyigiye muri Adventiste. Hari korale yitwa Paix de l'Espérance niyo naririmbyemo, n'ubu ngubu iracyahari. Rero ni abantu bamfashije cyane, ntabwo navuga yuko nabyigiye muri ADPR ko nari na muto cyane. Ndirimba muri korale ya ADPR, yari korale y'abana guhera ku myaka nk'umunani hari kugera nko kuri 12 cyangwa 11, naho ngaho naririmbyemo. Ukaraoka uri umunyarwandakazi, uri umukobwa w'umunyarwandakazi, umugore w'umunyarwandakazi, ni ibintu bisa mu matwi y'abantu, uburyo usanga bamwe bakwita amazina, ni ikirara, yararabye, amagambo nk'ayo y'ibicantege yakugezeho? Yangezeho, ariko ntabwo yigeze anca intege kuko nari mbyiteze nanjye. Urumva ntabwo nari menyereye kujya mu kabari, ntabwo nywa inzoga, ntabwo nari wa muntu ushimishwa no gusohoka numva ari ibintu binejeje. Ariko kubera ko namenye nyine karaoke kandi ari umwuga ukorerwa mu kabari, ntabwo nari kubura kujya gukora ako kazi. Ubwo rero mbere y'uko njyayo byabaye ngombwa yuko nicara ngatekereza. Byangezeho rwose, byangezeho, ariko ntabwo byigeze binca intege kuko navuga ko nari mbyiteze, nari mbizi ko ari ibintu bizambaho. Ariko ndi wa muntu ukunda kuzana impinduramatwara, cya kintu abantu bavuze ko kidashoboka kandi njye mbizi ko bishoboka, nkabikora kugira ngo babibone, aho kugira ngo ngume mu bintu bimeze nk'ibihuha. Nanjye njya gutangira gukora mu kabari, ntabwo ndi wa muntu usanzwe ukunda kujya mu kabari, ntabwo ndi wa muntu wishimira gusohoka ngo mvuge ngo haranejeje cyangwa ngo mbe nywa inzoga, ntabwo nywa inzoga. Ubwo rero Virgile tukiganira akambwira ati uzaze uririmbe mu kabari kanjye, nari niteze nyine ko hashobora kubamo ibyo bintu byose, cyane ko haba harimo abantu banyweye kenshi banasinze. Ndicara ndabanza mbitekerezaho, ndavuga rero uyu mwuga ngiye gutangira ntabwo byoroshye, se abantu banyweye nzajya mbitwaraho gute? Urumva byari binagoye kuko ntawe nari mfite ndeberaho ngo mfatireho urugero ngo menye ngo ese ubwo abandi babyitwaramo bate. Byabaye ngombwa yuko nyine nshyiraho navuga ni nka principes. Mfite ubwoba nkibaza ko kugenda nijoro bishobora kuntera ikibazo. Negera umusore umwe wigishaga karate, agenda anyigisha udutekinike umuntu ashobora gukoresha. Arambwira ati ntukagire ubwoba, ugiye guhura n'umuntu bigenza gutya, iyo ugenda nijoro hari ibintu ugomba kwitondera. Nuko ngeraho ndatinyuka nkagenda kandi sinigeze ngira ikibazo. Rero n'ibindi nuko nabyo hari tekinike nize, wenda navugaho bimwe. Harimo icyo kintu cy'imyitwarire, hari ibintu bita mu Cyongereza body language. Umubiri wacu burya niyo utavuga, niyo utagira ijambo na rimwe uvuga, ariko umubiri wacu ufite ibimenyetso utanga. Mu kabariho biragoye kubera ko umuntu aba agomba kwambara ku buryo bunogeye ijisho, navuga bureshya abantu, kwitwara ku buryo bureshya abantu, nko kubyina n'urugero. Ariko uko ureba umuntu umuhuje amaso, ashobora guhita abona yuko umeze nk'uri kumutera imbaraga zo kuza kukuvugisha, cyangwa se ko uri kumwereka yuko uhuze kandi atari mu gasuzuguro. Nanone hari nk'igihe umuntu aza ukabona ko arashaka ko tubyinana, ariko nkabona ko mu by'ukuri ntabwo ari ukubyina ashaka, ahubwo ni ukunyikubaho. Hari uburyo ngira bwo gufata mikoro
tukabyina ariko natambitsemo amaboko ku buryo ureba ugahita usanga nashyizemo distance kandi wa muntu ntabwo ari buzi kunyanduranyaho ngo ambwire ngo kuri kubyina gutyo. Nibwo buryo nyine nahisemo kubyinamo. Umuntu akavuga ati se twakwicaye tugasangira, nkamusobanurira ko njye naje mu kazi ndangiza kuririmba ndaba naniwe, sinananywa inzoga ariko nkeneye gutaha nkaryama nkaruhuka. Umuntu rwose ukabona arabyumvise. Hari inshuro imwe umuntu yigeze kurengera, nta n'ikidasanzwe yarakoze ariko nyine uburyo yabikozemo byari bibangamye cyane. Nari nambaye akenda gafunguye k'agasengeri gakase amaboko, noneho akageza ku maboko akagaza gutya nyine akaresa, kandi n'umuntu ntago rwose twari tuziranye, n'ubwa mbere nari mubonye. Noneho akaza n'ahantu nakoreraga ubona yuko habangamye, ubundi umuntu waje kunywa atakabaye ari, urabona iyo abantu baririmba bafite stage, bafite aho bashyira ibikoresho byabo, ubona niho waje guhagarara nk'aho ari nk'umuntu dufitanye gahunda. ndamubwira ariko urambangamiye ko nabanje kumureba igitsure mbona ntabwo ntabyitayeho, ankoraho ntari kurambangamiye biti, yigira nk'aho atabyumvise. Ndagaruka uko ngenda negera computer yanjye ndi gushyiramo indirimbo, mbona aragarutse nanone arongera. ndamubwira ariko ibi ni ukunyanduranyaho. Bwa gatatu nyine ukabona ko n'ubundi ari gushyugumbwa, ndamubwira twumvikane, niwongera rwose biraba birebire, ntago byagakwiye, wagakwiye kwibaha kuko nakubwiye ko mbangamiye mu buryo busobanutse, ntafite umujinya ntatomboka. Ntuje mbona arongeye bwa gatatu, mpita mpamagara bouncer ndamubwira rwose please. Yari n'umuntu nyuma barambwiye nyine ngo ni umuntu ukomeye, ngo sinari kubitinyuka, ariko ndavuga ni uko yaba ameze kose rwose yari yarengereye. Nawe ubwo arabizi, nta nubwo yigeze aburana kuko ibyo yari yakoze yari abizi, nta nubwo nongeye kumenya ibye, nta n'ahantu twongeye guhurira. Ariko urumva haba hari uburyo bwinshi umuntu yakwihagararaho kandi bigakunda. Uyu munsi hari abana bagufata nka role model. Aba bana bagufata nka role model cyangwa se abandi bashaka kukwigiraho, ni izihe nyungu wababwira uti gukaraoka nakuyemo inyungu ziyizi nawe ndirimba? Hari inyungu ya mbere ijyanye n'ubuzima, kumva umuntu amerewe neza, kuko buri muziki hari abahanga mu mitekerereze y'abaganga bajya bavuga ko ari therapy, ni ukuvuga ngo ni uburyo bw'ubuvuzi. Umuziki ushobora kuwumva ubabaye ukagenda wumva umererwa neza, wumva amarangamutima yongera kumera neza, ukumva uratuje. Buriya rero uko umuntu awumva akumva atuje, noneho kuririmba byo birushaho kuko n'umubiri wose umeze nk'aho umuntu akora imyitozo ngororamubiri ariko mu buryo butavunanye, mu buryo bushimishije buzana ibyishimo. Uko kugubwa neza rero niyo nyungu ya mbere ngira mu muziki, kuko nk'abantu banzi mu bihe bya covid cyagiye cyaguma mu rugo, abenshi ngira ngo byababayeho ko umuntu yageraga ukumva afite ibitekerezo byo kwiheba, ukumva rwose urababaye, wibaze se ndaza kurarira iki, ese ubu ejo hazamera gute, utari bunave mu nzu ngo ujye hanze ngo nibura uhumeka akayaga ko hanze wumva uruhutse. Nagize gutya ndavana ibintu ntago byakunda ngo mare ukwezi nta muziki, mpita ntangira kujya ncuranga nkaririmba meze nk'ukora amarepetisiyo, ngeze aho mbona ntago biryoshye ni njyenyine, mpita mbishyira kuri social media, nkajya nkoresha Instagram, nkakoresha Facebook live, abantu bagasaba indirimbo nkumva ndanezerewe, tukongera tugasabana. Ubwo nagira ngo nsobanure ko inyungu ya mbere ari uko gusabana n'abantu, kumva umuntu anezerewe. Iyo umuntu yaje aho ndirimbira yarababaye akambwira ati ndumva ameze neza, ati iyo nshaka kuruhuka stress ndaza nkaza kureba, numva ari ikintu kinejeje kuko mpita numva ko ndi umuntu w'ingirakamaro. Ubwo rero n'undi wese washaka kubikora, iyo yaba inyungu ya mbere kuko ubwayo nyine ni ikintu gishobora gutuma umuntu yongera n'iminsi yo kubaho. Hanyuma inyungu ya kabiri ni uko ni akazi. Njya mbabazwa n'abana mbona babirimo ariko ugasanga ntago bumva ko ari akazi. Yaje ahantu yumvikana na nyiri akabari cyangwa nyiri hoteli ko azajya aririmba umunsi uyu n'uyu nimugoroba, yarangiza uwo munsi wo kuririmba agatangira kunywa, ngira ngo hari batangira kunywera muri quartier,
akaza yitwaje nk'agacupa kari kera aho ngaho, yarangiza akaba afite ikigare cy'abandi bagendana, abandi bajene b'inshuti ze, ati muze kunshyigikira, nabo bakaza ubwo banyweye, nta n'ubwo bafite ubushobozi bwo kugira icyo bagura aho ngaho umuntu yakoreye, barangiza bakicara bagakora akavuyo, wenda bakanaririmba, ariko nyine urumva ntabwo baba babikora wa wundi ushinzwe kuba yabayobora ngo abikore mu buryo bw'umwuga, ntabwo aba abikora kinyamwuga. Noneho ugasanga inshuro nyinshi birangiye ba nyiraho hantu bavuga bati oya karaoke ni ibintu by'akavuyo, ni bya bindi bizamo abantu b'ibirara banyweye barasinda. Hari n'abambaza bati si ubundi kuririmba karaoke no gusinda bihurira hehe? Nk'abantu benshi bamwe mu bantu batanzi tuba duhuye nk'ubwa mbere, ariko yaramenye karaoke ayimenyeshejwe n'abandi, usanga inshuro nyinshi nyine bambwira bati abantu baririmba karaoke ko baba basinze, wowe ubigenza ute kugira ngo uba utasinze? Ugasanga umuntu arahembwa, wenda bamuhemba uwo munsi cyangwa bamuhemba ku kwezi, ariko igihe ahemberwa kijya kugera amafaranga yarayamazemo. Akora iki? Anywa, kubera ko yishyizemo ko mu kabari bajyayo bagiye kunywa basohotse, nawe akumva yuko yasohotse, akibagirwa ko yagiyeyo mu kazi. Noneho ugasanga wenda kuko we akenshi umva ameze nk'umukozi udasanzwe aho hantu, nta mategeko menshi bamushyiraho, akananirwa kuyishyiriraho kandi ari amategeko yamufasha we mu buzima bwe. Urumva nta wundi uzavanze ngo abimubwire, ntabwo nyirakabari rero uzamubwira ngo nuza hano ntabwo wemerewe kunywa inzoga, ntabwo wemerewe gukora iki n'iki. Wenda nubwo yabimubuza, wa muntu atari we wabyishyiriyeho yaza n'ubundi yanyweye, ugasanga birabangamye. Ikindi gihe ugasanga nako inshuro nyinshi usanga ikibazo kivukamo nuko umuntu atabanza kumva mu mitekerereze ko ari akazi, kuko nk'iyo mbaze wenda ntabwo ku kwezi ninjiza amafaranga amwe, akenshi birahindagurika kuko hari igihe dukora cyane ubundi tugakora gake, ugasanga hano hakorera inshuro nyinshi ubundi ntukoze. Ariko ngereranya wenda n'umukozi wo mu biro, nkagereranya nayo mpembwa mu itangazamakuru, nayo mbasha kwinjiza, ngasanga ko muri karaoke nshobora kwinjiza menshi kurushaho. Rero bikampa imbaraga z'uko mbyubaha, kuko urumva ni umwuga mu by'ukuri wiyubashye. Nibaza ko twese tubyuka tujya gushaka amafaranga mu bintu abantu bafite imyuga itandukanye baba bakurikiye, harimo amafaranga. Aramutse atarimo ntabwo umwuga wawe waba ukiwubashye cyane. Ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi usanga amafaranga nayo aza ku munzani akagira ibiro byinshi, kuko ari mu bitwankuraje kugira ngo ubashe kuba wakora ibyo uri gukora. Niba rero umuntu abasha gukora agahembwa neza, ariko mu mutwe akaba atumva yuko ari mu kazi, kubera iki? Kubera ko akundi nyine ko akorera mu kabari, yishyizemo ko abantu bajya mu kabari basohotse, hakibagirwa ko yahagiye ku mpamvu zitandukanye. Ugasanga icyo kintu kibaye ikibazo. Impamvu nabitinzeho nuko nzi ko abenshi mu bo nigishije babaye abasinzi, ndabireba bikambabaza pe. Ngasanga umuntu amaze imyaka irenga 5 akora, hari abagiye kugira imyaka 10, nta kintu kimwe arigezaho, kandi arahembwa, arakora, ariko ugasanga aho ari ni hahandi unamubajije wenda intego afite nko mu buzima bwe, ejo ntazi uko azaramuka. Amaze nk'iminsi 2 adakora, aba yatangiye kuguza hirya no hino kubera ko ntago azi kwizigamira. Ugasanga mbese ntazi yava niyajya. Rero ikibazo gihari nuko n'abinjira mu mwuga binjira bakeka yuko ari bya bintu umuntu akora kubera ko yabuze ikindi akora, akumva ko n'ubundi ari nkaho ari aho ngaho ategereje kuzabona kandi kazi, nkaho yabifashe ngo abigira umwuga we abashe kuwubyaza umusaruro. Ubundi ni icyo kintu abantu bagakwiye kwitondera. Umuntu rero wahisemo karaoke nk'umwuga byakabaye bimutunga. Ikindi cya gatatu nuko ni umwuga mwiza koko, ariko nyine hari ibyo kuzirikana by'uko kuba umwuga wa karaoke ukorera mu kabari, iyo ari abakobwa cyangwa abagore bawukora, usanga haba ibigeragezo bitandukanye. Hari abantu baba bashaka kugusindisha, reka mbyite gutyo, kuko iyo ndebye uburyo babyitwaramo ntabwo biba ari ukuvuga ngo wenda ngo usome ku nzoga bisanzwe. Niyo usanzwe uzi, usanga nyine abantu bagwa muri icyo kigeragezo cyo kuvuga ngo ubuse ndasuzugura umukiriya,
ugasanga umuntu agutegetse kunywa byeri cyangwa se nyine izo nzoga zirenze ikigero cy'izo wari usanzwe unywa, cyangwa se nyine zikunywesheje mu masaha y'akazi ngo urimo uramwubaha kubera ko ari umukiriya. Hakaza ikindi kigeragezo cy'abagabo n'abasore batereta nabi, akaza avuga ngo ubungubu nyine kubera ko abona ko uri kuririmbira abantu bose bishimye, akumva ko ubutaha yakubuza kugaruka kugira ngo abe ariyo gahunda guha wenda aho muri buhurire cyangwa iki, watangira kuvuga ko nta mwanya, atari ko se niba ari amafaranga baguhemba waretse njye nkayaguha. Urumva, kugira ngo akwereke nyine ko ashobora no kuyagukubira inshuro nyinshi kugira ngo akwereke ko akwitayeho, ariko abakwitayeho by'akanya gato. Iyo yamaze gufata ya gahunda y'ahantu hakoreraga akayica, mugahura rimwe na rimwe havamo kuba mugiye gukora imibonano mpuzabitsina, niho havamo guterwa inda zitunguranye, niho havamo kwanduzanya indwara. Noneho ugasanga wa muntu mu minsi ikurikiyeho ntabashe gusubira mu kazi, baramuhagaritse, abafana yari afite batangiye kumwibagirwa. Niba bamuteye inda nyuma y'amezi 9 azagaruka, ibihe byarahindutse ibindi, atakiza aho bigeze. Hari n'igihe bitagera ariko ugasanga bibaye nk'aho wa muntu bamubeshya urukundo, noneho bikarangira bashwanye, aribyo bivamo kwiheba. Umuntu akumva yanze wa mwuga we kuko yibuka ko hari umuntu bahahuriye akamubeshya. So ugasanga umuntu ntabwo ari kumva cyane agaciro ka wa mwuga, abakiriya bagenda bamunyuza ku ruhande. Ibyo ngibyo biba no ku bahungu, kuko hari abagore n'abakobwa nabo bashukana gutyo, akaza yifitiye amafaranga ye, akabona umusore mwiza ari kuririmba, aramushaka. Nta nubwo nibura mushaka, ntabwo ari rwa rukundo rwo kubana, ni rwo kugira ngo amuteshe umwanya. Noneho ugasanga mu minsi mike wa muntu yataye umurongo. Inshuro nyinshi ntabwo nanze ko abantu bakundana, ariko wakagiye mu byo gukundana ufite umurongo wabihaye. Impamvu ndi kubibabwira ni ukuri, nuko ari ibintu byagiye bimbaho mu myaka maze ndirimba. Rimwe na rimwe hari igihe nanjye byabaga nk'ibintesheje umurongo, kongera gusubira mu murongo bikantwara imbaraga, kugeza igihe naje kubonera yuko hari ibintu bimwe na bimwe mba nibeshyaho muri uyu mwuga kandi atari ko bimeze, nyine bigatuma mvuga nti okay, uyu mutego wenda muguyemo ariko utaha ntago bizasubira. Ubwo rero ibyo byose bibamo, ariko nyine ikijye kimubaza nuko hari nk'abangisha inama bagiye kubyinjiramo, tukicara tukaganira nkamusobanurira ibyo byose nkabimubwira. Nyuma y'imyaka nk'itatu ngasanga nibyo byamubayeho, nkavuga isubu yaje kwibagirwa gute, byagenze gute. Rero uwo bizabaho ntazavuge ko tutamubwiye, ariko burya abanyarwanda dukunda ingero z'ibifatika. Yavuze ko wakuye muri karaoke, mwese Jane yaguzemo inzu, yaguzemo imodoka, yaguzemo ikibanza. Abanyarwanda natwe turasetsa rwose. Nibyo, inzu ndayifite, imodoka ndayifite, narize amashuri ndarangiza kaminuza, umwana wanjye mwishyurira ishuri, mituweli ndayifite, nishyura umutekano, nishyura isuku, hari ibindi bishyura muri uru Rwanda, nishyura n'ipatante, nishyura n'imisoro. So ibyo byose rero navuga ko mbikesha karaoke, kubera ko nageze aho nyine mbishyira ku rwego nk'urwa rwiyemezamirimo, ku buryo mfite kampani nkoreramo, nubwo ari kampani yanjye, ariko nyine ngira uburyo mbikora nk'undi munyarwanda wese kugira ngo bibashe kugira umurongo mwiza. Njye navuga ko urwego rw'ubuzima ndiho ntabwo ari rubi, kandi ntabwo, uretse ko nyine umuntu abashakira henshi hatandukanye. Muri ubu buzima iyo ushakira ahantu hamwe uba ufite ibyago byinshi byo kuza kubura byose nk'ingati imennye, ariko iyo ushakira henshi bimwe birahagarara ibindi bigakunda. Navuga ko urwego rw'ubuzima ndiho rwose ndwishimiye kandi ndukesha kuba mu byo nkora harimo no kuririmba karaoke. Tugana ku musozo, icyo kibazo kijya kingora cyane, kingora kuko bigenda bihinduka. Ntabwo ngira ikintu nanga mu buryo buhoraho.
gusa ibintu bijya bimbangamira kandi nzi ko ari ibintu bizahoraho ni uguhura n'abantu b'indyarya kandi duhura nabo buri munsi. Ntabwo navuga ngo nanga abantu kuko ndabizi ko umuntu ariko ateye, ariko nisanga buri gihe nyine iyo nahuye n'umuntu akandyarya akambeshya nkabibona birambabaza ariko nyine nta kundi nabigenza, ariko ni ikintu rwose kimbangamira. Hanyuma rero mu byo nkunda biragoye, ariko buriya nkunda umuziki nubwo ngukora nk'umwuga mu buzima busanzwe ndawukunda, ariko umuziki mwiza. Hanyuma nkunda indabo, ikindi navuga n'igise nkunda nature, ahantu heza, ushobora gusohokera nko ku mazi ahantu hatuje, mba numva ari ibintu bitumye umutima wanjye unezerwa. Naho ubundi tugiye mu byo nkunda cyangwa n'ibyo nanga, wenda nshobora nko kuza kwibuka ikindi, ntabyo ngira nka principe idahinduka. Ikintu cya mbere ukora iyo ubyutse mu gitondo ni iki? Tubwire n'icyane ukora ugiye kuryama. Buriya biterwa nanone n'umunsi, kuko ntabwo mpita neguka, ndabanza ngatekereza nkibuka harya uyu munsi ni kuwa kangahe, harya mfite izihe gahunda, bitewe rero n'umunsi. Ntabwo buri gihe bimera kimwe, ariko ndabyuka nkabanza ngasenga, uko ndi gusenga ndi kugenda nibuka gahunda mfite z'umunsi, ngenda nziragiza Imana uko zikurikiranye, ngenda niyaturiraho ko zigomba kugenda neza. Noneho narangiza nkajya kuri social media, kuko naje gusanga nubwo abantu bavuga ngo tujye twirinda social media ngo ni mbi, ariko hari ziduha amakuru menshi y'uko ibintu byaraye n'uko byaramutse. Hari igihe nko muri bya bihe byaguma mu rugo, hari igihe wagiraga gutyo urabyutse uragiye kandi bibujijwe kugenda kubera ko utarebye. Naje gusanga ari ngombwa kumenya amakuru yaramutse, hanyuma namara kumenya amakuru yaramutse nkagira ibindi nkora noneho bitewe n'uwo munsi gahunda nagennye isarizo. Hanyuma nimugoroba mbere yo kuryama, ikintu nkora harimo kubanza gupanga gahunda no kwivariwa uko umunsi wagenze. Ndabanza nkareba se ibintu naniyemeje. Nkunda kugira udupapuro utubita post-it, twa dupapuro wandikaho ukaba wakomeka ahantu, hanyuma ukaba waza kukahomora wenda ukagaca cyangwa ukakajugunya. Nkunda kugira utwo dupapuro nandikaho nk'ibikorwa nibura nka 2 by'umunsi, numva ko byanze bikunze ibyo bikorwa ndi bubikore. Noneho nimugoroba nkaza kureba kuri ka gapapuro niba bya bikorwa nabishoboye, naba ntabishoboye nkavuga n'ubu okay, ngiye kubyimurira ejo nta kundi, ese impamvu nabishoboye ni iyihe. Hanyuma nkaba navivura agapapuro nkagaca, hanyuma nyine nkarara nanditsa. Kandi iyo gupanga gutyo uko umunsi ukurikiyeho uri bugende, binyorohera kumenya n'isaha ndi bubyukire. Ikibazo ngira, ntabwo ngira amasaha amwe yo kuryama, ntabwo ngira amasaha amwe yo kubyuka, kubera ko imirimo nkora hari insaba gukora nijoro cyane, hari insaba kuzinduka. Icyo nkora wenda nuko ngenda nshyiramo equilibre, niba naryamye ntinze nkanazinduka, ngerageza gushaka uko nza kuryama ku manywa, ibintu nk'ibyo. Ariko nimugoroba ikintu cya nyuma nkora ni ugutegura uko gahunda y'ejo izagenda no kureba uko gahunda y'uwo munsi yagenze. Mbikora rwose ndi kubura impita nzimya itara. Turagushimiye kuba twibagiwe kubaza wenda. Yewe ndumva biterwa nyine burya n'umurongo uba washyizemo inkuru yawe n'amakuru ushaka ko abagukurikiye bashaka kumenya. Ariko wenda nk'icyo nakongeraho muri amakuru mpora nshaka gutanga ni ukwankuraja, gutera imbaraga cyane cyane abana b'abakobwa, kuko abahungu ubuzima bwabo ntabwo nigeze mbunyuramo ngo mbe nabumenya, ariko abakobwa by'umwihariko mba numva igihe cyose mbashije kubavugisha, niba hari umukobwa uri muri video namukangurira kuba rwiyemezamirimo. Ntabwo namubwira ngo ngukanguriye gukora karaoke, ko wenda ashobora kuba adafite impano yo kuririmba, ariko
amenye icyo akunda gukora anagikore kandi abishyizeho umutima, kuko buri ikintu cyose ukoze wagishyizeho umutima inshuro nyinshi uba ufite amahirwe y'uko cyakunda. Ikindi twige gukora ibintu byinshi bitandukanye, nabyo birafasha. Ikindi nanone navuga ni uko ndacyabwira abana b'abakobwa, hari akantu njya nkunda gupositinga kavuga ngo burya urabona ko tugira ibintu by'impinduramatwara, kuvuga ngo duhe imbaraga abagore, ngo tubafashe kugira ngo nabo babashe gufasha imiryango nyine no gutera imbere. Burya umugore ava akagera, imbaraga wamuha za mbere ni ukumuha amafaranga, kandi kumuha amafaranga ntabwo ari ukumubwira ngo akira, ni ukumwigisha kuyashaka. Rero rwose mwa bakobwa mwe, mwa bagore mwe, mu bintu dukora duharanire gushaka amafaranga, atari ukuvuga ngo ni uko hari umugabo runaka uzayaguha, ngo ni uko hari mwene wanyu. Burya dupfa mu mitwe tukiri abana uvuga ngo onkle ngo azampa, ngo grand frere ngo azampa, ukibagirwa ko nawe aba ari kuyashaka ntabwo atagize yashyizemo imbaraga, ahubwo mu mutwe wawe ushyiramo ngo nanjye nzayashaka. Uriya grand frere yayakorera ate? Njye sinshobora kuyakorera. Ese uriya onkle ayakorera ate? Njye sinayakorera. Nicyo mbona kizatuma umugore agira sinabyita ngo iki, nagiye kubyita ubwigenge, ariko wenda ni ijambo ritakumvikana neza mu Kinyarwanda, ariko niryo jambo ubundi ryagakwiye gukoreshwa, ariko nyine kwa kundi wumva ko wisanzuye mu mibereho, wihitiye n'icyizere. Burya iyo ukennye, iyo hari umuntu ugomba gusaba, burya uba umeze nk'aho umwegamiyeho, ku buryo ntabwo uba wisanzuye. Ushaka kubaho rero ubuzima bwisanzuye, nashaka amafaranga kandi adategereje ngo hari kanaka uzayamuha. Nubwo butumwa natanga. Ikindi wenda mubigemereye, natumira abantu ahantu nkorera, ngira iminsi 3 mu cyumweru ngubu nkoraho. Ku wa 4 nkorera mu mujyi wa Musanze ahantu hitwa Mukungwa Riverside, hanyuma ku wa 3 no ku wa 6 nkorera hano mu mujyi wa Kigali, Kabeza hano hitwa Posada Lounge. Buri gihe ntangira saa 1. Ubwo rero ushaka kwidagadura yajya ahagera. Kandi rero nibagiye kurenzaho nuko hari kampani y'abacuranzi twatangiye, abantu bari benshi bacuranga ibisope, ninjye presidente wayo. Ubwo rero nuwakenera yuko tumugezaho ibisope, nabwo ntiyabura kuba yanyegera rwose, nkamugezaho ziriya bande nyinshi zikomeye turakorana. kandi icyatumye dushyira hamwe no kugira ngo dushakirane imirimo, tunanirusheho kunoza ubunyamwuga. Wenda naha adresse kuri social media nkunda gukoresha @Jane Uwimana, ubwo ni @Jane Uwimana. Ushobora kubona iyo adresse ahantu hose. Hanyuma nimero ya telefone ni 0788 62 59 63.